abajura barahari kandi ni benshi kandi mu by'ukuri ntago ari abajura bajya kwiba muri botike cyangwa n'ibindi ahubwo nabajura baje kwiba ubutunzi bw'Imana yashyiye ishyira mu bantu impano z'Imana. Icyo gihe nararyamye ndabyibuka neza ngiye kubona mbona wari ufite agashashi nanjye mfite agashashi ngo mbona uzanya agashashi karimo udufi dutoya nanjye mfite udufi turinganiye tujya gukuramo gatoya ngo mbona turavanze. Hari n'intambara tugenda duhura nazo kubera abantu twagiye duhura nabo cyane mwese bakatwinjizamo intambara kandi ntazo bahasanze cyane rwose. Hari ahantu duherutse kurara turi gusenga tugeze nko mu masaha 7 dutangiye gusenga. Solange TVT ibihe byiza inshuti bakunzi ba Solange TVT muraho kandi muraho neza. Jewe nitwa Jean Paul. Hanyuma turabasuhuza cyane mwebwe mudukurikirana muri hirya no hino muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bihugu by'abaturanyi hafi ahanga ndetse no mu mahanga ya kuri yo ngiyo tubifurije umugisha w'Imana. By'umwihariko mwebwe mukomeje gukurikirana Solange TVT mudusangiza ibitekerezo kandi mu by'ukuri munatwereka imbamutima zanyu. Reka mbanze nakire Sister Solange abanza basuhuze narangiza ahereze mikoro mugenzi we nawe adusuhuze anatwibwire atwiyibutse hanyuma niturangiza tubone kuganira. Karibu cyane. Yesu nashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Yego. Ibindi umwami wacu aduhana umugisha. Ukaba witwa Solange. Yizere Solange. Cyangwa se Solange TVT mu kimwe. Iyo ni chano yanjye. Yego, ariko buriya nyine ntacyo ni Solange TVT byose nibyo byose ni wowe iriya tuyize babyitegura. Hanyuma reka ariko banza ugira akantu ubwira abantu badukurikirana by'umwihariko ngewe ndimo ndagenda ntungurwa cyane no kubona Solange TVT umuvuduko iriho ntabwo uriya muvuduko ari umuyaga urimo urihutisha cano n'abantu. Gira ikintu ubwira bano bantu bari kugushyigikira bagukurikirana bagukunda. Aba bantu turi kumwe mu rugendo rujya mu ijuru. Yego. Ndabashimira nshimira n'Imana ikomeje kubakoresha kuko bo ubwabo nago babyishoboza. Yego. Ariko kubw'umugambi w'Imana hari icyo Imana ikorera mu bantu kandi kikagaragarira amaso y'abantu. Rero nshimiye abantu ariko mbere na mbere nshimiye Imana yabahaye uwo mutima wo kudukurikirana wo kutwumva wo kudutega amatwi kuko iyo bitaba Imana nago byari gukunda. Rero iyo Mana ibidushoboza twese tukabasha gushyigikirana bakankunda nanjye nkabakunda kuko umuntu atagukunda ntiyakureba. Yego. Iyo Mana nyihaye icyubahiro nicaye hano kuri kamera. Amen. Ibindi umwami Yesu aduhana umugisha. Amen. None mpera mikoro sister nawe mugenzi wacu uraho neza mama? Muraho neza. Hanyuma je nitwa Jean Paul nivuze ndetse na Sister Solange amaze kwivuga wowe wakiyibutsa abantu bagukurikirana nubwo atari ubwa mbere kuri Solange TVT ariko mu by'ukuri kubera kutagaragaraho kenshi ntabwo amazina yawe bayibuka. Amazina yanjye ni Mukamwere Charlotte. Ndi umumama ushima Imana. Yego. Kandi ni nacyo kinyicaje ahangaha kuri iyi kamera. Hari byo nibuka Imana yankoreye. Yego. Wenda ndi bugende mvugaho incamake kuko agari umwanya w'ubuhamya. Yego. Umwanya w'ubuhamya uri imbere murakoze. Yego. Imana ishimwe cyane ndagira ngo dusenge mu rwego rwo kugira ngo dukoreshe igihe neza mbahereze mikoro hanyuma mutuganirize. Uri data wa twese mwiza byiringiro by'abera turagushimiye cyane kuko uri Imana. Dore ngaba abana bawe mu by'ukuri n'abagore bubatse ariko n'abakobwa Rabbi for testance. Haleluya. N'abakobwa bawe byiringiro by'abera ndasenze kugira ngo basiga amavuta y'igikundiro mashya kandi wongere kubuzuza bundi bushya no kubasendereza rwose. Unyemerere bo ubwabo n'amasura yabo ye kugaragara kuri izi kamera ahubwo umwuka wawe wera ubahangeho cyane byiringiro by'abera be kuvuga nk'abambaye inyama n'amaraso ahubwo bavuge nk'abambaye imbaraga z'undi muntu wundi kandi bashyigikiwe umwami Imana n'ukuboko kwawe ubashingira ibendera ryo kunesha kugira ngo ababakurikirana bose haleluya barushaho gukomezwa nibi baturukamo n'ibyo bahereza. Urakoze cyane kubyumvishe mwitangira no mwisoza turakwiragije ni mu izina rya Kristo Yesu Nazareti. Amen. Hanyuma jewe ndabakiriye
muze kwibutsa, muze kugerageza mwibutsa abantu ariya masengesho aho azabera, kuko bayambajijeho, hari abantu barimo babaza muri komenti, nabyo muze kubivugaho, wenda ubinyuremo gatoya, hanyuma Imana ibashyigikire mu izina rya Kristo Yesu, amen. Murakoze. Kadutangire dushimira Imana mu ndirimbo ya 33 mu ndirimbo zo gushimira Imana. N'ubundi twumva icyo Imana ivugana natwe muri iyi ndirimbo. Ndagushimiye Mukiza uko wankunze, nukumpindura umugende w'amazi y'ubugingo, mb'umugende gusa Yesu wuzuye n'imbaraga z'agakiza karemwa, ntikabone kundemamo, mb'umugende ugeza amazi mu mitima isaraye, ibone kumagakiza k'ubutumwa bw'ineza, mb'umugende gusa Yesu wuzuye n'imbaraga z'agakiza karemwa, ntikabone kundemamo, n'ikibindi cyawe Yesu n'ukunyoza umungane, maze unyuzuza ayo mazi niyo mwuka w'Imana, mb'umugende gusa Yesu wuzuye n'imbaraga z'agakiza karemwa, ntikabone kundemamo, mb'umugabo wo guhamya uburyo wanyinjije, waranguze ngo murawe nukunyuzura rwose, mb'umugende gusa Yesu wuzuye n'imbaraga z'agakiza karemwa, ntikabone kundemamo, Yesu nshuka umwuka wera mu mutima wanjye ubu, kugira ngo ngeze amazi yawe mu basaraye, mb'umugende gusa Yesu wuzuye n'imbaraga z'agakiza karemwa, ntikabone kundemamo. Amen. Imana ishimwe ku bw'iyi ndirimbo. Iyi ndirimbo irimo ubutumwa kandi irimo mesaje ikomeye ngo mb'umugende gusa Yesu wuzuyemo imbaraga. Undi buriya akamaro k'umugende, imigende nyizi ahantu mu bishanga. Rero akamaro k'umugende, uyobora amazi ugenda uyashyira ku migenderaniro imwe n'imwe y'imirima. Mbese ni inzira y'amazi abantu baba baraciye, amazi anyuramo akajya agenda agera ku yindi mirima kugira ngo nayo ibashe kubona amazi. Rero uyu muririmbyi nawe yaravuze ngo mb'umugende gusa, mb'umugende Imana inyuzamo, Imana inyuzamo ibyayo, Imana inyuzamo ijambo ryayo kugira ngo ribashe kugenda rigere ku mitima ngo isaraye.
muri make ikakaye itagifite amazi aribwo butumwa bwiza. Rero iyi ndirimbo ndi kumva ari message kandi n'ubuhanuzi. Umuntu wese utwumvisha akwiriye kuba umugende, akwiriye kuba umuyoboro mwiza Imana inyuzamo ibyayo bikagera kuri rubanda cyangwa se bikagera kuri benshi. Hari abantu imitima ikakaye, imitima yumye, abantu bashonje kubw'ubutumwa bwiza, ariko n'ubu umugende nanjye nkaba umugende, abo bantu barongera guhembuka kubw'ubutumwa bukunyuramo cyangwa se kubw'ubutumwa Imana inyuzamo. Rero yavuze ngo mbikibindi cyawe Yesu unyuze untunganye kugira ngo ubone ukunyuzuza uwo mwuka w'Imana. Rero natwe nubwo turi hano ariko turi bibumbano by'imirimo y'intoki z'Imana, natwe kugira ngo Imana ibashe kudushyiramo uwo mwuka wayo cyangwa se uwo muyoboro wayo cyangwa se ubwo butumwa bwayo, ibanze itwoze, ibanze idutunganye kugira ngo ibyayo bijye hafite isuku, ibyayo bijye ahantu hasa neza, kuko ntago watanga ibyo kurya bizima nawe uhumanye. Bisaba ko natwe tubanza tukozwa, tugatunganywa, tukabona kugaburira abandi. Niyo mpamvu hari ikintu cyacitse mu bantu, igikarabiro. Hari abantu babisuzugura bakavuga ngo birase ngo nibyo gakiza, ngo biriya se ngo bimaze iki, ngo ubundi se ngo kubwira ibyaha byawe abantu se ngo biragufasha iki. Ariko mbona ngenda mbona ari ibihe Satani agenda azana byo gukuramo abantu imbaraga z'Imana no gutangira gutandukira tukubahuka amategeko cyangwa ijambo ry'Imana icyo ryavuze kuri icyo kintu. Nuvuga ngo kubaho dusenga nta gikarabiro kiriho, ni ukuvuga ngo umuntu wese uzanye ibyondo arinjira, umuntu wese uje afite atafuze arinjira. Ariko iyo umuntu yashyizeho igikarabiro mu buryo bwo mu mwuka, tubanza kozwa. Umwuka w'Imana niwe ubanza kutwoza akadutunganya kugira ngo tubashe guhinduka wa mugende muzima uyobora amazi ku bandi, natwe twabanje gutunganywa. Kuko buri uzarebe umugende ahantu hose uri, iteka n'iteka bawukorera isuku. Ahantu hari uwo mugende nyiri uwo murimo uhegereye ahora akoramo isuku ngo amazi abone uko agenda, amazi abone atagira ibintu byazitira, hatagira ibintu biyatangira cyangwa se adateza isuri mu yindi mirimo. Muri make bahora bakozamo isuka cyangwa se ibikoresho byabugenewe, ariko basukura iki wa mugende kugira ngo ukomeze gutwara ya mazi neza. Rero natwe kuvuga ko dukorera Imana, dusenga, tubwiriza, natwe hari ibyo Imana igidukoreramo, idukoramo isuku, iratwoza, iradutunganya, iraduhumanura kugira ngo natwe tubashe kuba ibikoresho bizima yifashisha ikanyuramo ikagera ku bandi. Sinzi wowe niba hari icyo wabivugaho kuri iki kintu cy'igikarabiro. Ni nacyo numva abantu benshi basa nkaho batagiha agaciro mu murimo w'Imana, abantu benshi babikuyeho, ariko igikarabiro kirakenewe. Igikarabiro kirakenewe. Wenda umuntu waba utabiha agaciro sinzi uko yaba ameze ariko igikarabiro kirakenewe. Hari ukuntu wenda tujya tugenda, nigeze njya ku kibuga cy'indege. Yego. Ku kibuga cy'indege nari mpageze ari ubwa mbere, ariko habaho isaka. Yego. Ntabwo ushobora kwinjira nk'uwinjira muri sari wawe. Yego. Cyangwa nk'uwinjira ahantu hose nyine habonetse. Yego. Winjira hari ahantu ugomba guca, kandi aho hantu haca kubera yuko batizeye umutekano w'ibyo ufite wowe. Tuvuga urugero, ushobora kuba njyewe nari ngiye, ariko aho ngiye ntago banyizeye. Yego. Rero uko batanyizeye bagomba kubanza kunsaka. Rero igikarabiro impamvu ari ngombwa no mu buryo bwo mu mwuka tuba dukwiriye gusakwa. Twebwe rero ibyo dusakwa uburyo bwo mu mwuka ni ibyaha. Ariko urebye no mu buryo bwo mu mubiri nabwo ni ibyaha. Kuko iyo winjiye hariya ku kibuga cy'indege baba bafite amakenga bavuga ati se
uyu muntu aje ku kibuga cy'indege birashoboka agiye gutega indege, ariko se nta kintu yaba yinjiranye cyakangiza bano bantu agiye gusanga muri iyi ndege. Rero igikarabiro kirakenewe, nubwo hari abantu batagiha agaciro, ariko kirakenewe kubw'uko no mu buryo bwo mu mubiri ntabwo ushobora kwinjira ku kibuga cy'indege utasatswe. Hari n'ahantu ugera hari icyuma ucamo bakareba yuko koko ari njyewe Mama Dosire njyenyine nta kindi kintu ninjiranye kitemewe. Rero mpagera baransatse, hari uburyo nari nasize urufunguzo mu ikanzu nari nambaye, nagira ngo ntambuke icyuma kikanwigira. Mu gihe cyanwigiraga umupolisi wari uri kudusaka ati Isake hari ikintu ufite? Yego. Ndavuga nti nta kintu mfite. Ati Isake kandi icyuma kibigaragaza. Rero hari ukuntu abanyamwuka rimwe na rimwe bajya mu mwuka bagahishurirwa nk'umuntu winjiranye ibyaha. Bavuga ati se ko tubona aho bimeze gutya utaciye ku gikarabiro neza hari ibintu tukireba. Ati reka ati ibyo mureba njyewe nabikuyeho, ariko buriya kenshi ntabwo uba wabikuyeho, kuko wabikuyeho ntabwo byagaragara uburyo bw'umunyamwuka uri kukureba. Rero ni ngombwa igikarabiro. Yego. Hanyuma abantu badukurikiye musanzwe mutubona, musanzwe mutuzi, Charlotte turi kumwe ni umumama nkunda cyane, ni umumama dukoranye umurimo w'Imana mu gihe kigeze ku myaka 8. Ndumva uko ahiri kubi 9. Yego. Hanyuma twanyuze muri byinshi, duhura na byinshi, ariko Imana yakomeje kuturinda kandi turacyahagaze, turacyari gukora umurimo w'Imana nk'uko bikwiye. Njyewe njya njya nibaza Imana twahuye nayo nasanze itandukanye niyo bavuga mu bitabo. Impamvu nasanze Imana yadufashe cyangwa se tumenye mu gihe kingana gutya, nasanze itandukanye niyo dusoma mu bitabo abantu bavuga. Kuko Imana njyewe kugeza uyu munsi maze kumenya, nawe uzi ubuhamya bwinshi tuziranyeho, mbona ari Imana ihana cyane. Mbona ari Imana ishobora kukubwira ngo nkoze iki ngiki utakomeza guhagarara aho yakubwiye guhagarara ikabyihorera. Yego. Bigahinduka. Mu gihe hari abantu bavuga ngo icyo yavuze yarakivuze, ngicyo yanditse yaracyanditse, ngo ntibyahinduka, ngo ntibyavaho. Ariko nge nkurikije itangira ryacu naho tugeze, hari aho twagiye tugera, Imana ikavuga ati ariko mwarangaye, ikadushinza kurangara. Hakagira byinshi twabonaga twari tugiye no kugeraho tukabibura, ikatubwira ngo ni uburangazi bwacu bwabayeho. Mu gihe tukijya kwibaza ati se twe niba twarangaye, Imana yabitubwiye yarangaye. Noneho ni ubuhamya burebure. Yaduhaye urugero, urabona hari igihe twebwe ibyacu bimanuka ikabiduhereza, iyo yabyohereje, ariko kutaba amaso kwacu mu buryo bw'umwuka ngo twakire ibyacu, bigafatwa n'izindi mbaraga mu kirere, tugakomeza gusenga tumeze nk'abishyuza Imana. Imana yo yaramaze kurekura umugisha, ariko kwa kurangara na kwa gusinzira na kwa kujya mu gahuge bigatuma dukomeza kwishyuza ibintu twahawe. Nyamara uyu munsi uramutse ubwiye abantu yuko icyo gihe kibaho, bavuga kubeshya. Ati Imana icyo yavuze iba yakivuze. Imana ntihinduka. Niba ikubwiye inzu ugomba kuyibona, niba ikubwiye amafaranga ugomba kuyibona. Nabaragira ngo tubwire abantu yuko Imana yivuze, bisaba ngo nawe ugire uruhare rwawe, ukomeze uhagararaho Imana yakubwiriye, uhagaze, uhagume n'igisubizo kizaze kigire gute kihagusanga. Kandi niba Imana yakubwiye uri maso, ikeneye ngo n'ibisubizo nibiza bisange ukiri maso. Niyo mpamvu uyu munsi twirwa duhangana n'imbaraga ngo hari ikintu bajya bita inyatsi, ngo umuntu agakora ariko ntagire ikintu ageraho, ngo afite inyatsi. Noneho kandi agasenga umwaka wa mbere, imyaka 2, 10 karangira agifite inyatsi. Hari ikintu maze kubona, nawe uraza kumbwira ukuntu ubitekerezaho. Maze kubona ko hari inyatsi imeze nk'aho iba mu maraso, hari imeze nk'umurage, hari
noneho hakaba n'inyatsi y'indogano umuntu ashobora kuguterereza wenda, ariko maze kubona ko ari ibintu bitandukanye kuriho wowe ubwawe ikubamo, ni ibintu wowe wikorera ku giti cyawe ushobora gufataho umwanzuro. Tuvuge niba uri mu gihe cy'ubutayu cy'ubuzima bugoye, Imana iguhaye manu wenda y'amafaranga 10,000 ugiye kuyarira umunsi umwe, kandi uyariye umunsi umwe nta handi utekereza ko ejo uzayakura. Noneho nurangiza ngo inyatsi, ntabwo yari inyatsi, ahubwo ni imikoreshereze mibi yawe y'ibyo wagize gute wabonye. Hanyuma ikindi wenda ku nyatsi abantu babaroga, ni igihe umuntu yakiriye nk'amafaranga mu kazi wenda nk'ibihumbi 100, ugatutangira umwana akaba ararwaye, umugore akaba ararwaye, cyangwa umugabo akaba ararwaye. Muri make yo kugira ngo ya mafaranga aze hari ibintu agiye gukemura by'ibibazo byo mu rugo, ugasanga yatanze hanze mu bibazo byavutse ariko utahamagaye, utagizemo iki uruhare. Inyatsi urayemera? njyewe ntago hari inyatsi ntajya nemera, kuko hari n'ibyo ukomojeho. Yego. Ugasanga umuntu Imana imuhaye amafaranga, Yego. yamuhaye arayo kurya iminsi 3, Yego. ayariye umunsi umwe, ikibazo azaza imbere yawe avuga ati sengera inyatsi iranyishe. Inyatsi siramwishe ute yayariye umunsi umwe kandi yaraye iminsi 3? Ibyo ni ukubeshya, ni ukuri, ni ukubeshya. Hari n'iyindi njya numva ngo baroga, ariko nabyo urebye umuntu baroga bijya bibaho, ariko ngewe akenshi sinkunda kubiha agaciro. Niringira imbaraga z'Imana ko zishoboye. Yego. Kuko Sora, ibuka Imana, ngewe ntabwo ari umwanya w'ubuhamya, ariko bimwe na bimwe urabizi nagiye ncamo byinshi cyane. Ntabwo ari umwanya w'ubuhamya, ariko hari ukuntu umuntu aba mu buzima ukaba mu nzu udahindukira, ariko ari Imana ishaka yuko wiga ufate. Yego. Noneho nindangiza nzaze kurushya umukozi w'Imana ngo nsengera ngo ndashaka kuva muri iriya nzu. Wapi? Umusirikare, kugira ngo abe umusirikare wo mu buryo bwo mu mubiri, Yego, aratozwa. Yego. Kandi iyo yemeye umuntu uri kumutoza avamo umusirikare urwanirira igihugu. Amen. Rero hari ahantu henshi, hari abantu benshi bajya bitiranya ibintu. Rero bamwe na bamwe ntago mba ndi kumwe nabo, ngewe sindi kumwe nabo. Umuntu turi kumwe ni umuntu ubasha kumenya agasobanukirwa, kuko habamo amaparite. Hari ibintu Imana izana kuri wowe bimeze nko kwiga, nko kukwigisha. Hari ibintu bizanwa n'umwanzi, hari n'ibyo umuntu yihamagarira ubwe ku cye giti. Ibyo rero byose urabasha kumenya gutandukanya ngo ibi bizanywe n'Imana. Imana ishaka ko mbaha, niba ishaka kubaha ngaho, nta muntu n'umwe waza ngo ahagukura. Yego. Umurozi niba koko yaje kukuroga, hari imbaraga z'Imana ukwiriye gusenga, imbaraga z'Imana zigatsinda uwo murozi ku buzima bwawe. Yego. Ibyo wihamagariye sasa ugomba kubirwana nabyo wowe ubwawe, paka ubinesheje, ubundi ukongera ukaba wa muntu Imana ireba ikanezererwa. Yego. Nje ndumva ari uko mbyumva. Yego. Impamvu natangije izi nzira zose tunyuzemo, hari ubuhamya natanze kuri Beura, ariko hari abantu bari bansabye gusa nkaho nabusubiramo ngo ariko ndi kuri cano yanjye. Urabona wowe urabizi, muri kiriya gihe twakoreshaga ibirori mu rugo, hanyuma nzana umuntu w'umukobwa ngo azaze kudutekera dusigarire ku rugo. Wowe ubwo buhamya urabuzi, nibwo nari nabuvuzeho nshaka kugaragaza uburyo abajura mu isi y'umwuka baza bakatwiba, bakadusahura ibyari umugisha twagombaga kuba dufite, hanyuma bikagenda tugasigara twivovota ngo iby'Imana yavuze ntago byabaye. Kumbi mu gihe cyacu cyo kwakira umujura mu isi y'umwuka bamwohereje, kandi aza mu ishusho y'umuntu,
hanyuma twara bya bintu byose wari kuba wakiriye muri uko kwezi cyangwa muri uwo mwaka ukongera ugasanga wisanze he inyuma. Rero niyo mpamvu nagira ngo nse nk'ubuvugaho gatoya kugira ngo abantu baze kumenya icyo nashakaga kuvuga muri iki kibazo turimo kuganiraho. Urabona ko twebwe twakoresheje ikirori mu rugo, mu birori twese abantu tugira dutumira abantu baza kudutekera, abantu badusigarira ku mazu yacu, mbese twizeye twumva tubona bafite ubuhamya bwiza mu mudugudu cyangwa se muri karitsiye nuko tubazi, ukavuga ati umuntu umusize ku rugo ntacyo nabura. Urabona ko uriya muntu nafashe wowe uramuzi, ntabwo hano wenda namuvuga ariko wowe uramuzi kuko twari kumwe muri icyo gihe. Naramufashe musiga ku rugo, asigara atetse areba abana no mu cyumba hose kubera ko ari we wari wahasigaye. Ariko urabizi ko naje kukubwira ngo iri joro hari ikintu nabonye, nagiye kubona mbona ndatetse ncanye imbabura nshyizeho amavuta nshyiramo ibyo kurya nabo yari ifiriti. Hanyuma nagiye kubona mbona muri cya gihe ifiriti isa nkaho imeze nk'iyatogoshejwe ariko itarashya neza. Mbona yambabura irirukanka no kwibaraza rya wa muntu nasize ku rugo umanekere ansigaranire umuryango. Kandi ya firiti yagezeho ikiri kumbabura. Angije irashya abari buza kwarura. Arabijyana ahubwo arazayongeramo ibindi bye atangira guteka. Urabona ko twasenze icyo gihe nasenze mbaza Imana, se Imana ibise nibiki bishatse kuvuge. Urabona ko Imana yarambwiye ngo ibyo kurya by'abana byagiye. Mu buryo bw'umubiri nta muntu wabibwira ngo abyumve. Ariko ni ukuvuga ngo irambabura nabonye yirukanka ikagenda kandi n'isafuriya ikiriho ikagenda ikitereka ku ibaraza ry'uriya muntu. N'ubundi byari ibyo kurya ntekeye abana. Kubona rero bigera ku ibaraza ryiwe aha akaba ariho bihira, akaruramo ifiriti akajyana akazana ibindi akongeramo, ni ukuvuga ngo ibyanjye umugisha wanjye wari ugize gute wari ujyana. Nyuma rero nibwo Imana yambwiye ngo ibyo kurya by'abana byagiye. Nawe se byagiye biti? Urabizi ubuzima twahuye nabwo icyo gihe, mva hahandi no kubona ikiro cy'umuceri uteka byari ikibazo. Gusa ntago ari ko uyu munsi bikimeze, hatagira abanyumva ngo bagire ngo wenda icyo gihe ndacyakirimo. Oya, ni ubuhamya dushatse kubabwira kugira ngo mujye mumenya uko musenga, mumenye uko mubasha guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko Satani afite amacenga, afite uburiganya n'ubutiriganya bukomeye yazanye mu bantu kandi akoresheje ibiremwa by'abantu. Rero nari mvuze kuri iki kintu cy'inyatsi, ubwo nanjye navuga ngo iyo ni inyatsi. Ntago ari inyatsi. Ni ukuvuga ngo abana b'Imana dufite ubuzima dukwiriye kubamo. Ngomba gusengera umuntu nizeye nasize ku rugo. Mbere yuko musiga ku rugo niryo somo nicyo gihe nakuye ku rugo, ubundi ni mu ntoki. So ubundi turahuje duhuje icyerekezo kimwe. Rero ninjya kuvanga, kubera ko iyo ufashe amazi ukayasuka mu mavuta birashwana, ariko iyo ufashe amavuta ukayavanga n'ayandi ntacyo bitwara kuko nta mavuta ajya mu yandi. Dushaka gufata amazi tukayavanga n'amavuta, kandi nibigeramo birashwana, biraka umuriro, ntago bibukunde, birateza ikibazo. Rero hari abantu bajya baduhamagara badusaba ko tubasengera rimwe na rimwe, ugasanga ibintu uri busengere ntibizavaho keretse igihe n'ubundi byashyiriweho kirangiye. Niba ari igihe kingana n'umwaka ugomba kukimara. Cyo kuza gusenga ushobora kubona imbaraga ziguha gutegereza no kuba wihanganye, ariko ukaba utari busenga ngo biveho. Rero abantu basenga tube maso cyane, tube maso kubera ko abajura bo mu isi y'umwuka baragwiriye. Hari umunsi nawe wigeze umbwira ngo wabonye umuntu aza kukwiba amavuta. Hari igihe naba mbivuga gutya bakagira ngo wenda ngewe wenda naje kubeshya. Wabahaho ubuhamya butoya kuri iki kintu, kuko nge nawe nzi ko iki kintu tukiziho cyane cy'uburyo duturana n'abantu bamwe na bamwe, ugasanga kubera ko badakizwa, mugasanga wowe ibikurimo sibyo biri mu wundi, hanyuma za mbaraga zigahora ziterana, we akagutera ashaka kugukuraho ya mavuta ufite, kandi yamaze kuyagukuraho usigara uri munsi y'ibirenge bye. Ndibuka wigeze umbwira ko wabonye umuntu agusanga ngo ashaka amavuta ufite. Wababwira bano bantu badukurikiye wenda nge mvuze ikibiryo uvuga icy'amavuta. Amavuta nari ndyamye ndarota, nkuko wenda badukurikiye bamwe na bamwe bajya barota. Yego.
hari umumama yaraje muri karitsiye vuba ariko mu buryo busanzwe nta kintu yari n'umusilamu nta kibi namutekerezagaho ariko ndyamye umunsi umwe ndabyibuka ngiye kubona mbona aje ku marembo noneho arinjira yaje bwa mbere ngashaka amavuta ari muri njyewe ndambura ikiganza ngo mu izina rya Yesu arongera aragaruka inshuro ya kabiri arongera agaruka inshuro ya gatatu mvuze ngo mu izina rya Yesu niyongera kugaruka ari nabyo navugaga iyo uri maso umenya umwanzi igihe yaziye ukamukumira atari yinjira mu rugo rwawe mu buzima bwawe mu buzima bw'abana bawe mbese bisaba ngo uhore uri maso ni nayo mpamvu yaje agasanga ndi maso amavuta ari muri njyewe mu buryo bwo mu mwuka mu misengere ntiyayajyana iyo yajyana ntago mba mpagaza cyangwa simba ndi kuri iyi kamera ariko hari ibintu yashakaga muri njyewe kubw'uko yari umusilamu ntago mvuze wenda mutabyumva nabi ngo abasilamu hoya yari umusilamu udakijijwe abasilamu barakijijwe pe bamwe na bamwe ariko hari abadakizwa nyine badashaka kwerekana yuko mbese wenda tuvuga urugero badashaka kumva icyo Imana yabaremeye bagakora ibyabo ariko abasilamu bose n'abana beza ntago tuvuze ngo wenda ni ikibazo rero ndumva ari uko byarangiye birangira atabonye intsinzi ari njye ubonye intsinzi kubera ko yasanze ndi maso yego ni nayo mpamvu Yesu yavuze ngo muhore mukenyeye amatabaza yanyu ahore yaka rero tugeze mu gihe abantu benshi amaso yahumye mbese ngo umwana umwe bita ngo Nahashi ngo yasuzuguye Abisiraheli arababwira ati umva kugira ngo nemere kumvikana namwe nuko mbanogoramo amaso yanyu mukabaho mufite igitutsi rero umuntu we yamaze kunogorwamo amaso ubu kurwanya mu mubiri ubu kurwanya mu buryo bw'umwuka ntushobora kumubona rero iyo umuntu yamaze kunogorwamo amaso asigara akoresha imirimo y'uburetwa kwa Satani mu isi y'umwijima twebwe turi hano ariko dufite ibindi biremwa duhanganye nabyo bitagaragara aka kanya nk'uko natwe Yesu uri muri twe arwana mu buryo butagaragara bw'amaboko y'umubiri ariko mu buryo bw'umwuka tuba turi ku rugamba rero niyo mpamvu uyu munsi wa none abantu benshi bafite ikibazo cy'ubuhumyi ari nayo mpamvu tuba dukwiriye gusenga ukamenya ubundi Solange wicaye kuri ya kamera ni muntu ki n'abankurikiye ntabwo ari ngombwa ngo mukunde iyi sura mukunde uko navuze oya nyuma y'ibyo wumvishe fata ibihe nsengere fata ibihe usenge ubaze Imana uyu muntu ninde ese ibyo avuga ubundi bivahe nusanga ari Imana ikigikiye nawe usenge twese dushyigikirane ntabwo ukwiriye kubona ibintu uko bije biguruka uko bije byaka ngo ugurukane nabyo ukwiriye gusenga ukayoboza Imana inzira ni nayo mpamvu uyu munsi amatorero yacu cyangwa se amadini y'uyu munsi yatewe ntiyabimenya amara guterwa n'abantu binjiyemo bazana iyindi myumvire n'iyindi mico isimbura iby'Imana yashyizeho bakabihindura ngo nicyo gihe bakabihindura ngo niyo viziyo tugezemo bagakuraho amahame Imana yashyizeho cyangwa yatanze bagasigara bumvira amahame cyangwa amabwiriza n'amategeko azanywe n'iki n'abantu ibyo bije kuguhumisha amaso kuko nubyubahiriza ibyo wabonaga mu buryo bw'umwuka ntuzongera kubibona bivuze ngo iyo umuntu avuye mu murongo w'iby'Imana no kubibona ntaba kibibona icyo kirere kirimuka ku buzima bw'umuntu rero abadukurikiranye ni byiza ko duhanura ni byiza ko tubwiriza ariko n'inama n'impugurano n'ubuhamya buba bukenewe kugira ngo tubashe kumenya aho tuva n'aho tujya dufite abantu mu buryo bw'umwuka biba inkweto nituvuga inkweto ntibumve ko ari izi twambaye abantu twe tukaba mu rusengero harimo dayimoni waje kwiba inkweto z'abantu
ndibuka umunsi umwe nabyo urabizi twari turi mu rusengero njya kubona mbona umuntu w'umugore arimo azenguruka yiruka afite icyaka cyinshi, urabyibuka icyo gihe narabikubwiye n'ubwo buhanuzi narabutambukije, mbona ari kuzenguruka afite icyaka cyinshi agera ku ruhimbi. Ageze ku ruhimbi nagiye kubona mbona y'amazi abavuga butumwa n'abapasiteri baba bafite bateretse imbere ku dutebe, arayafata yose akayanywa, nanone yayanywa icyaka ntigishire, arazenguruka amazi yose mu rusengero ayamaramo kandi icyaka kidashira. None ngo ndamwitegereza ndeba uburyo ari mu kubikora, uburyo ari mu kunywa ayo mazi, ngo mba namumenye kubera ko nagiye kubona mbona muri we harimo ikindi kintu kiri kunywa y'amazi, ntago ari we urimo kuyanywa. Ntangiye gusenga afatwa n'umuntu ugize akayi, arakorora araruka. Urabizi ko icyo gihe twarasenze, Imana iratubwira ngo ntago ari amazi yo kunywa yo mu buryo bwo mu mubiri, uriya mugore yari arimo kugenda anywa. Twaje guhishurirwa neza yuko uwo muntu yari yaramaze kujya mu bapfumu, agira izindi mbaraga, noneho yasenganaga n'abantu bazi ko asenga, ariko akimara kujya mu bapfumu azaho umwuka w'ubujura. Mbese bo bamutongereye umwuka w'ubujura, baravuga ngo genda uzatugerera kuri bene wanyu, abataza hano abo tutageraho, genda wowe uzabagira gute, uzabatugezaho. Kumubona rero yiruka mu rusengero agenda anywa amazi, ni ijambo Imana yambwiye ngo ni ijambo aje gutoragura hehe mu rusengero. Nago iki kiganiro turi kuvuga birashoboka ko ari n'abantu benshi batakireba, ariko nyamara dukwiriye kumenya imikorere ya Satani n'imikorere y'Imana, nibwo tuzabasha kumenya ubundi duhagaze gute. Byinshi byarasohoye, wabonye ko byaje kugera ijambo mu itorero rirarangira, rirabura ku buryo umuntu ahagarara imbere akabura ijambo, ahagarara imbere ukagira ngo yacanganyike. Kumbi umujura, twatangije ijambo umujura, itorero ryinjiwe n'umujura waje kugotomera amazi, yaje gutwara ijambo. Noneho ntago atwarira riri mu gitabo, ahubwo iri kurimo nirya kumaramo, akagusigura igikatsi nta kintu gifite, ku buryo uyu munsi bazingwe bashaka kuvuga ati mama Dosire tumuzi nk'umuvuga butumwa, najye ku gatuti atubwirize, kubera ko bakuze nk'umuvuga butumwa, ariko ntibazi ko umujura yakwibye. Ugahagarara imbere ugatangira ati tujye mwitangirira, ukajya ubura ibyo usobanura, ukajya ubura ibyo uvuga. Kubera iki? Waratatswe mu isi y'umwijima, bagukuramo bwa butunzi, barabunyaga barabutwara. Naga iki kintu abantu bakizi, ari nayo mpamvu uyu munsi ubwira abantu ati nyamara nge protokole nabonye ku muryango si protokole, ngo gutese ngo kandi ngazinduka kandi yitabira gahunda zose, atanga amafaranga niba turabayirimo. Amasengesho ni uwa mbere. Ni gute uvuga ko protokole uri ku muryango wowe wabonye ko atari umuntu, nyamara yaba amaso y'umwuka yabashaga kubareba, bakamenye ko protokole uri ku muryango atari umuntu, ari imbwa. Ni ukuvuga ngo aho ngaho urahumvishe ko n'ubundi abajura barahari kandi ni benshi, kandi mu by'ukuri ntabwo ari abajura bajya kwiba muri botike cyangwa n'ibindi, ahubwo ni abajura baje kwiba ubutunzi bw'Imana yashyiye ishyira mu bantu, impano z'Imana Imana yagiye itanga mu bantu. Ndumva icyo kintu nawe ukiziho, ndumva nawe wagira icyo kivugaho tugasoza kino kiganiro. Ndabizi hari n'ibyo bita inyenyeri y'umuntu. Yego, inyenyeri y'umuntu ubundi umwanzi arayirwanya. Tuvuga urugero, hari inyenyeri iri muri njyewe, yego, nawe ikurimo, ari nayo mpamvu Imana yaduhuje. Sinzi niba wibuka Imana inzozi narose icyo gihe turi mu gihe cyo kujya tuhura, ariko bitari bikomeye cyane, byari bitari byabo ubushuti bugize, twari tukiri hasi cyane. Yego, ndibuka icyo gihe nararyamye nabwo, ari nayo mpamvu ngiye gusobanura kuri iki kintu. Icyo gihe nararyamye ndabyibuka neza, ngiye kubona mbona wari ufite agashashi, nanjye mfite agashashi, ngo mbona uzanye agashashi karimo udufi dutoya, nanjye mfite udufi turinganiye tujya gukuramo gatoya.
ngo mbona turavanze turateranya ngo noneho ngo mbona ka gashashi mbona nyine bwa bufi nkajya ncugusa gutya ngo byivange mbona bibyaye ikintu kizima bivuga ngo Imana yari igaragaje yuko ari yiduhuje yego ari yiduhuje kandi uri umugisha kuri njyewe nanjye ndi umugisha kuri wowe yego ari nayo mpamvu wenda aka kantu nagasobanuraho gatoya kuko hari ikintu tujya twibeshyamo abantu umuntu akavuga ngo uyu muntu kucaje mu buzima bwanjye hari umuntu uza mu buzima bwawe aje mu mugambi w'Imana ari Imana imuzanye yego uwo muntu aba ari umugisha ku buzima bwawe hari n'umuntu rero uzanwa n'umwanzi niko kuri uwa muntu uzanwe n'umwanzi aba ari umujura nibyo wahoze usobanura abaje kwiba yego tuvuga urugero niba ninjizaga 500 mu rugo iwanjye yego ntago byongera kwinjira umujura yagezemo tayari tagatiye no kwiba sohora asahura yego ari naryo jambo ry'Imana Imana muri Bibiliya ryanditse ngo Satani nta kintu kimugenza ni ukwiba no kwica no kurimbura iyo rero yinjiye urumva ko ahari ubutunzi araburimbura niko kuri no bwa butunzi rero bwabonekaga niho utangira kubona abantu batangiye kurebana yumve ukabona uko amaso barebanaga birahindutse ukabona bisekanura gutyo undi nawe gutyo tayari umujura yarinjiye hari n'intambara tugenda duhura nazo kubera abantu twagiye duhura nabo cyane mwese bakatwinjizamo intambara kandi ntazo bahasanze cyane rwose rero mwiyakanuye amaso tuvuga urugero iyo uri umuntu wasenze Imana ukibuka uburyo Imana hari amasezerano y'ibyo yagusezeranyije n'ubu buhamya ari nayo mpamvu n'iki kiganiro twagisizeho uravuga ati ariko hari uburyo njyewe ndi kubona ibintu byahindutse niko kuri ugahindura ingamba yego ukavuga ati ntibishoboka ibi ntibibaho yego uyu muntu ntabwo yananiraga amaso gutya yari afite uburyo ndeba ni ukuri iyo ibintu bihindutse urabibona avuga neza rero iyo bihindutse muri ubwo buryo uhita ubibona rero iyo ubibonye icyo ukora wowe nk'umuntu usenga Imana wa muntu winjiye arasohoka simvuze ngo abantu barwane oya twebwe harya ni Petero uriya waciye ugutwi ni Petero yaciye ugutwi umusirikare wari uje kurwanya gufata Yesu yego Yesu aramubwira ati wapi urwo rugamba ntago ari kuturwana ntabwo ukwiriye inkota yego arangije aramubwira ati hoya ahita asubizaho kwagutwa simbabwiye ngo mufate inkota ntago ari ko mvuze ngo umuntu niba ubona ibintu byahindutse ufate inkota reka fata imbaraga zo kwiyiriza ubusa usenga kandi kwiyiriza ubusa usenga binesha uwo mudayimoni cyangwa binesha uwo mubisha uba winjiye muri mwebwe abatunguye kuko ntagaza wenda mubizi kuko mubizi rimwe na rimwe mwatesha hakiri kare atari yinjira yego rero ndumva ari uko twabisobanuraho ariko mbwira abantu b'Imana babe maso basenge kuko shitani ariyoberanya mu muntu yego akaza aje guhindura ubuzima bwawe nabi ndashimira Imana ko Imana hari uburyo igenda itwereka ibintu byinshi kandi twagenda tubibona bisohora twavuga ngo burya Imana uradukunda Imana nkunda karirimbo nyambe kubwira ngo Imana itureberaho tutareba yego Imana rero ndayishima ko ijya itureberaho tutareba ikatugerera naho tutabasha kugera ariko hari ahantu duherutse kurara turi gusenga tugeze nko mu masaha 7 dutangiye gusenga twumva imbaraga z'Imana zitangiye kutuzamo waraho ati ninjye musohora ninjye musohora kandi nta wamuvuze mu izina ati se muransohora mwebwe mwabanje mugasohoka buriya hari ahantu naho haba harimo ikibazo cyane ni gute abantu basenga umuntu agataka
ngo ninjye musohora. ni ukuvuga ngo shitani uri muri we nawe buriya ngo arabona, aba yatangiye kumenya ibigiye kuba, aba yatangiye kumenya yuko imigambi ye bayivumbuye, agahita avuga ati ye muramenyesha uwo ndiwe, muje kunsohora, muje kundwanya, muje kunkuraho nari nimereye neza. Ari nayo mpamvu ingo z'ino minsi rimwe na rimwe hari umuntu wigeze aduha ubuhamya aratubwira ngo yigeze kubona ngo hari umuriro baragaburira ngo aragenda arabyibuha ngo arangije ngo akajya aryama hagati y'umugore n'umugabo. Noneho umugore n'umugabo ngo batangira kurebana amaso yayandi narindi kuvuga barakanura. Ariko umuntu w'umuhanuzi w'umukozi w'Imana arababwira ati hari ikintu kiryama mu buriri bwanyu mugende musohore. Rero Imana n'ukuri iradukunda iyo twabashije kumva izi nama cyangwa iki kiganiro tugiranye, ntago ari uko basetsa cyangwa ntago ari story. None se usararenga uko hari igihe usohora dayimoni hagasohoka umuntu. Oya, agasohoka umuntu agendanye na dayimoni. Ni ukuvuga ngo urasenga usohora umuntu niwe uzinze. Ni bo akenshi cyane ntabwo bikunze kubaho, ariko hasohoka dayimoni murimo. None ko nabyo biri kuba ukasenga uti ndasohora ndagira gute hagasohoka umuntu. Ibyo ni amayobera matagatifu. Akabyuka apakira ivarisi agatavuga ati ndagiye. Oya Solange nawe winsetsa aho ngaho, ibyo si nka rya jambo padiri byamucanze akavuga ni amayobera matagatifu. Oya ntago bikwiriye. Ko umuntu reka dusoze, ariko tuzakomeza kuko ndikumva nshaka ari ibiganiro tugomba kujya twifashishamo ijambo ry'Imana ndetse n'ubuhamya kugira ngo tubashe kongera gukanguka, itorero ry'Imana tubashe kongera gukanguka cyane. Byinshi bitubaho twabibonye, yego, hari ibidusohoraho natwe ubwacu twabibwiwe, ariko nyine kuko natwe hatabayemo no kuba maso natwe tukabyisangamo. Rero hagati aho twese icyo tubereyeho ni ugushyigikirana, ni ugukangurana. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo yewe usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abone uko agira gute akumurikira. Rero ibyo byose ntago Yesu yabidukorera tukiri mu mwijima tugisinziriye. Reka dusoze tubwira abantu ngo turasubitse, ntago dusoje ikiganiro, tuzakomeza ubutaha. Wenda hari n'abazatwandikira muri komenti badusaba ubundi busobanuro cyangwa se banatugisha inama, tuzongera tugaruke. Hari ibitabo tuzifashisha dusoma n'ijambo ry'Imana muri Bibiliya kugira ngo tubashe kubihuza twumve icyo Imana ibivugaho. Rero dushimiye abadukurikiye, abaduteze amatwi. Ntabwo twari turimo dusetsa, byinshi tuba tuvuze muri twebwe ni ibyatubayeho, ariko twifuza ko twafatikanya n'abandi tugasengana Imana tukanesha umubi. Rero ibindi Imana yo mu ijuru niduhana umugisha, wadusengera tugasoza. Murakoze. Wenda ntari nasoza, hari ukuntu nibutsa akantu abantu babonye ariko wenda byababereye nk'icyigisho kuri bo cyangwa nanjye. Hari inzu nabagamo Sora, hari inzu nabagamo, iyo nzu yari stoke cyangwa yari depo y'amakara. Ndahazi. Hamwe utajya kuzamura n'amaguru. Yego. Yego. Ari nayo mpamvu narindi wenda ntago nsubira inyuma, ariko ari nabyo biganiro twatangiriyeho yuko ahantu Imana gushyize ari nayo igomba kuhagukura. Igihe cyarageze inzu ndimo ntuyizi, isize amarangi, yakoze imirimo, yabizi, nta makara akiri ku bikuta. Iriya nzu ngiye rwose, ariko Kristo atoza neza. Bivuge ngo hari ahantu wari uri ntabwo ari kwagusengera ngo ahagukure. Nibibaho twaranasenze biranga. Nibibaho nubizi se twayiraragamo dusengeramo, mbese yari imeze nka mwitorero, nka puberi. ariko umuntu wazagamo
yaravugaga ati kweri Imana iratuza. Rero nsoje nshimira Imana ko Imana ihindura amateka. Imana yagize neza. Ubu twavuye muri depo y'amakara no mu nzu ziva imvura igwa tukadaha amazi. Ubu dusigaye turi mu nzu zisize amarangi, wabonye ko harimo na parafu. Ntacyo Uwiteka atakoze, tumuhe icyubahiro. Rero reka nsenge nshimira Imana. Ni ukuri ndanezerewe cyane kuko hari igihe cyabayeho nanezerwa. Kadusenge. Ndikumva abajya ni gute gitangira. Cyari Ndibuka umunsi umwe muri covid umuntu akoherereza umufuka w'ibijumba n'intoryi. wareka twatize n'ubuhamya buzaza. Bavuga ngo ariko subunga izi ntoryi n'ubuhamya ndabitekana. Urabona ariko ubu hari Imana yakoze. Yego. Amen. Ngo byarahindutse. Reka twubahe Imana dusenge. Yego. Twishimira ibyo yakoze ku buzima bwacu. Turagushimye Kristo. Yes. Turaguhimbaje. Tugushimiye ubuntu bwawe n'imbaraga zawe. Haleluya. Tugushimiye ibyo wakoze ku buzima bwacu. Twarakubonye Mana. Turaha duseka twuzuye amashimwe mu mitima yacu y'ibyo wakoze ku buzima bwacu. Warakoze, wagize neza Kristo, nuhabwe icyubahiro. Tugushima uburyo watangiranye natwe muri iki kiganiro. Iki kiganiro twari turimo Kristo n'ubundi twibukiranyaga bimwe na bimwe kuko hari ababizi harimo n'abatabizi, ariko turasenze kugira ngo bibashe kubaka imitima ibasha kubyumva kandi ribashe no kongera gukangura benshi batari babashije kubisobanukirwa kugira ngo babashe gukomeza kugusenga no kukwiringira kubera kuri Imana idakoze isoni. Bana natwe tugirire neza, komeze kutwambika imbaraga kandi no kutwishura no kutwigaragariza kugira ngo turusheho guhishurirwa byinshi byimbitse birimo ubwenge bwawe. Komeza kubana na Twizere Solange, komeza kumubera amaso no kumushyigikira muri byose. Nibyo tubashije gusenga twizeye mu izina rya Yesu. Urakoze. Amen.